hanyuma hakaza ubutumwa nageneye buri wese usiba cyangwa se ufunga adasari. No kwibeshya cyane ibyo ngibyo. Iswala niyo nkingi ikomeye mu nkingi z'ubuyisilamu kuruta izindi. Iyo umuntu yabaye umuyisilamu, iswala ibimureba kuruta izindi nkingi zose zisigaye zose. Inihambaye ni nayo ubuyisilamu bwubakiraho kuruta ibindi byose. Walidhalika, nyamuneka wowe ukora ibyo ngibyo uribeshya cyane. Ubwabyo umuntu aretse gusari, iyo umuntu aretse gusari ku bushake, nta mpamvu n'imwe imubuza, azi agaciro k'iswala, azi n'uburemere bwayo, ahita ava mu buyisilamu ijma'an. Ibi ngibi abamenyi babyemeranyijeho. Iyo umuntu aretse gusari ku bushake, azi uburemere bw'iswala, azi iby'iswala ibyo ari byo, ahita ava mu buyisilamu. Intumwa y'Imana sallallahu alaihi wasallam muri hadith aratubwira ati, man taraka as-salata, umuntu uzareka gusari akayireka abigambiriye, azaba ahakanye ubuyisilamu. No muri hadith intumwa y'Imana sallallahu alaihi wasallam aratubwira ati, as-salatu imaduddin, iswala ni inkingi y'idini ikomeye kuruta izindi. Faman tarakaha faqad kafar, uzayireka, ahanga abamenyi barasobanura, uzayireka ku bushake, azi uburemere bwayo, azi umwanya ifite mu buyisilamu, azaba ahakanye ubuyisilamu. Walidhalika rero twitonde, nta nubwo binasaba ngo uzareka zingahe, uyireka imwe ku bushake, ubigambiriye unapinga abana bikubwira ukabirwanya, kandi uzi iswala icyo ari cyo bigukura mu buyisilamu. Keretse wa wundi wayireka kubera ubunebwe, kubera rimwe na rimwe kurangara n'ibiki, uyu nguyu arigishwa akibutswa, ariko nawe aba ari gukora icyaha kiremereye cyane mu buyisilamu. Reba byonyine mutuma aratubwira ngo uzareka salatul asr, ibikorwa bye byose yakoze kuri uwo munsi bizabyangiritse. Salatul asr ese bimeze bite no ku muntu umara umunsi wose adasari, iminsi 2, iminsi 3, 5, agasiba Ramadhan adasari? Iswala nicyo kimenyetso gitandukanye abayisilamu n'abatari abayisilamu. Iswala nicyo kintu cya mbere mu bikorwa twakoreye Imana izabanza kubarura ku munsi w'imperuka. Ntabwo ari ugusiba Ramadhan, ntabwo ibyo Imana ibyizaheraho, izahera ku swala, izahera ku swala. Iswala nicyo kintu umuntu iyo yapfuye akorerwa n'abantu bose baraho, yaba ari abafite icyo bapfana nawe n'abadafite icyo bapfana, baramusarira. Mugiye gusiba, abamusibira ni babana bo mu muryango we, nabwo kandi bamusibira ya minsi y'itegeko atasibye urugero. Ariko ku kijyanye n'iswala tumusarira twese, kikwereka iswala agaciro kayo. Iswala Mtume sallallahu alaihi wasallam namwe mu magambo yasoreje yajya gupfa, yasoje avuga as-sala as-sala, yabisubiyemo kabiri bishishikariza abantu. Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu bamutera ibyuma ari gusarisha abayisilamu, yagaruye ubwenge arabaza ati abayisilamu bamaze gusari, kuko bamuteye ibyuma ari gusengesha. Nicyo kintu cya mbere yabaje, abayisilamu basoje iswala nabasizemo. Ntabwo yabanje kubaza ngo ni bande banteye ibyuma, ni bande banyishe, ni bande, yabaje iswala. Wallahi iswala iremere. Iswala nicyo kintu cyonyine intumwa y'Imana sallallahu alaihi wasallam yagiye mu ijuru agiye kuzana mu mategeko yose dufite mu Islam. Andi mategeko, gusiba Ramadhan byamusanze ku isi, gukora hijja byamusanze ku isi, gutanga zakat byamusanze ku isi, inkingi zose z'ubuyisilamu zamusanze ari ku isi. Ariko inkingi y'iswala yakoze urugendo na Jibril ajya kureba Imana. Iswala abayisilamu nababwira iki? Iswala niho ruzingiye mu Islam. Iswala no kujya kureba umushahidi mu Islam, mu byo tureba harimo umuntu usari. No mu bintu Islam bwemerera yuko byatuma bashakanye batandukana mu Islam, harimo ko umwe muri we yaranze gusari. Islam bubishyiraho ko biri mu mpamvu zitera italaka. Wallahi iswala iraremereye kurusha ibindi bintu byose mu Islam. Islam ni iswala. Uyu aribeshya cyane uvuga ngo ari gufunga adasari, kuko Islam bwubakiye ku swala, ntabwo bwubakiye kuri somu cyane kuruta ku swala. Isomu nayo ni inkingi yubaka Islam, ariko swala iza mbere yo gusiba, iza mbere ya buri kimwe cyose. Iyo rero niyo nama naha buri muntu, dutinye Allah tugaruke ku swala dusari. Abantu nibasari ingo zizagira amahoro, abantu bazabana neza, italaka zizagabanuka. Umuntu usari n'umuntu udasari ntabwo bamera kimwe. Umuyisilamu usara arumva aca bugufi, ariyoroshya, ariko iyo umuntu adasari biri mu mpamvu bitera kibri kuruta izindi. Iblisi yanze kubamira Imana rimwe gusa mu ijoro, arirukanwa aba n'ikivume kuzageza ku munsi w'imperuka. Rimwe gusa. Ese bimeze bite kuri uyu nguyu tubamira Imana mu gitondo, saa 6 akabyanga, saa 9 akabyanga, saa 12 nijoro, iminsi 5, icyumweru, ukwezi, umwaka, umuntu akaba adasari? Subhanallah. Wallahi dutinye Imana tugaruke ku miswala abayisilamu dusari.